Nyakubahwa First Lady, twavuze ku nkotanyi muri Kigali, ariko mu rugamba rwo kubohora igihugu byari beyond. Twazengurutse uko u Rwanda rwari rumeze, nari nasabwe ko naho umwanya nanone komanda uri hano wayoboye 157 afande General Bingira ari hano. We inzira ye uko nayumvise ni shogoshogo guturuka mu burasirazuba kugenda ugana mu majyepfo, iyo nzira yose ngewe niho nahuriye n'inkotanyi. Nagira ngo rero afande tutaza kuva muri iki cyicaro tatubwiye igitendo kimwe. Asante fana. Murakoze cyane Nyakubahwa First Lady kuma uyu mwanya. Ngira ngo nkuko bagenzi banje babivuze, afande agaba ingabo igihe cyo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu byiciro bitatu nkuko babivuze. Majyaruguru hano rwagati mu gihugu no mu majyepfo no mu burasirazuba bigana mu majyepfo. Jenoside rero ngira ngo bagenzi banje ko babivuze, afande atangiza urwo rugamba rwasangaga Burundi. Mwese murabizi neza ko urugamba rwo kwibohora mu gihugu cyacu rujyanirana nanone n'urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Mu kurutangiza rero uko mbibona, uko yabibonaga, yarebaga umwanzi n'ingufu ze aho ziri, akareba umubare w'ingabo z'umwanzi, interahamwe n'ibindi. None akara n'umubare w'ingabo zafite yayoboraga ku rugamba. Izo ngabo nubwo zari nkeya mu myaka nkuko bagenzi banje batangiye babivuga, ari General Keke, Kanododo, General Kaka, urugamba rwo kwihora rutangira, afande icyo yarukoresheje kugira ngo amenye uko arwana n'umwanzi, bijyanye na mission yo kubohora iki gihugu. Umuntu yabyita niba ari mu magambo ya Kinyarwanda, navuga ko afande yafashe umwanzi aramubamba. Kubamba sinzi abakiri bato hano ntabwo babizi, ariko abakuru babaye no mu mashyamba, Abanyarwanda baryamiye imu z'inka. Inka yo bamaraga kuyikuraho uruhu kugira ngo baruryamire, bararukanaga bakarubamba kugira ngo rwume neza. Yafashe leta y'abicanyi arayibamba, ayikura mu majyaruguru ayibambye, ayigeza mu burasirazuba, ayitwara mu majyepfo. Kugira ngo uhagarike jenoside byasabaga kuca ingufu z'umwanzi ahariho hose yarari cyangwa yaturukaga. Center of gravity batubwiye hano mu mujyi wa Kigali hari leta, birumvikana ko ariyo yateguraga jenoside, ikora byose bishoboka, financially ndetse militarily, byose byacurirwaga hano. Ariko ifite imizi hirya no hino, nizo izi ngabo zijya zituruka mu burasirazuba zijya mu majyepfo n'izituruka mu majyaruguru kugira ngo zice yamize. Ndabaha urugero Nyakubahwa First Lady, leta y'u Rwanda icyo gihe mu mihanda yagemuriraga u Rwanda, leta y'u Rwanda yari isigaranye umuhanda umwe gusa, umuhanda uturuka Rusumo. Cyane kari ifunze, Gatuna yari ifunze, Kagitumba yari ifunze, aho ibyo dukoresha muri iki gihugu bituruka hanze binyura. Hari hasigaye umuhanda wa Rusumo. Byari ngombwa ko uwo muhanda mu bimwe kugira ngo umwanzi acike intege, byari ngombwa ko umuhanda ufungwa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, mu ntara zari zituwe n'Abatutsi muri icyo gihe benshi, igice cy'iburasirazuba ndetse n'icyari Kibungo cyose, ukamanuka mu majyepfo, zari zimwe mu ntara bari batuyemo benshi. Byumvikane rero ko icyari igitero cyo kugira ngo gice umwanzi intege ahakura ibimutunga, ariko n'Abatutsi bitwaga bari batuye aho ngaho benshi babashe kurokorwa. Nguko uko
iki gitero cyaturutse mu burasirazuba kijya mu majyepfo. Icya nyuma cyangwa se ikindi cyari gikomeye, leta y'abatabazi imaze gusumbirizwa hano mu mujyi wa Kigali tariki 14 ngira ngo z'ukwezi kwa gatanu, ngira ngo yimutse mu mujyi wa Kigali ijya Gitaramo. Noneho irisanzura itacyumva bya bikombora byogenuka kayatubwiraga, itacyumva icyo ari cyo cyose, bigatuma noneho ikora jenoside. Ariko mu bintu waruvuze utagatendo kamwe nibuka tugeze batayo 157 na batayo 7 zigeze Kayonza, zitaragera Kayonza nabonye muri museum batwereka icyobo cya Kiziguro hari